Hello, niba mushaka kumenya byinshi ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse ukamenya n'uburyo wakwitwara nk'umukristo muri bino bihe bitoroshye, turabararikiye kujya kuri Shalom TV kuri YouTube ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibizaho byose bitagucika. Shalom, peuple de Dieu. Shalom TV. Imana ibaho umugisha, twongeye kubaha ikaze kuri Shalom TV muri gahunda nyinshi mwatumenyereyemo zo gukora ibiganiro tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Naho twagiye nkuko maze imgembe babwira twagarutse kandi n'ubundi twaje kugira ngo twige tumenye byinshi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka yuko tuvugana na papa hano aho tugiye kuganira ku ngingo ngiye kubabwira mu mwanya. Mbere na mbere kamanze musuze Shalom papa, Imana ibaho umugisha. Amen amen frère Levi. Mumeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Wala ducunguza uburyo umwete, reka tujya mu ngingo yacu. Musi ndashaka yuko tuganira kuri extremisme cyangwa se ubuhezanguni. Nkuko ndabizi ko papa Faustin, frère Faustin ari umuntu mukuru muri message, amaze bigihe azi ijambo ry'Imana. Usibye gusa imyaka mu bukure usanzwe no mu jambo ry'Imana ari experience mufitemo. Nashaka yuko umunsi tuganira kuri iyi sujet kandi ndabizi ko yaba ngewe narimo baradukurikira bari buze gufashwa bari buze kwiga byinshi bitewe ni sujet tugiye kuvugaho, ariyo extremisme mu ndimi z'amahanga cyangwa se ubuhezanguni. Ijambo rya mbere, ubuhezanguni, kwanza ukuntu mubyumva gute? Ubuhezanguni ni iki? Reka tubanze duhera aho ngaho. Murakoze cyane. Bundi muri message dukunze cyane gukoresha igifaransa, niba ari uko wenda ari izo ndimi z'amahanga umuhanuzi yavuzemo kenshi. Twajya no kubishyira mu Kinyarwanda kenshi bigafata n'indi sense cyangwa n'ubundi, kubera Ikinyarwanda ubundi ntabwo gikize mu magambo menshi. Ubuhezanguni ntabwo ari extremisme, ntabwo bisobanuye neza mu buryo bw'ubutumwa bwacu. Ahubwo jewe nabyita mu Kinyarwanda ko rugukabya. Gukabya kuko tugiye mu buhezanguni bifashe irindi jambo. Wenda extremisme ngewe mu ijambo nkuko mbyizi ko Branham bivuga, ntabifata nk'ubuhezanguni ahubwo bifata nk'uvuga ko ari gukabya. Mu gifaransa extremisme no kujya muri extreme, no kujya mu nguni imwe ukagumamo ukabashaka ko abantu bose bagusanga muri extreme urimo, nube flexible. Sibyo mu Kinyarwanda no gukabya cyangwa se no kuguma muri ya nguni ushaka ko abantu bose bagusanga aho ngaho. Uburyo nge mbyumvamo ko ari gukabya. Kuko ndaza wenda mu gihe tuganira ndagenda ntanga experience mbifitemo n'abantu benshi twagiye duhura twita aba extremiste, aribo bita abahezanguni bakabya, abantu bakabya, ariko ugasanga kenshi ari bikabyo. Okay, reka tugendere muri iyo mvugo mukoresheje. Nyarwanda murakizi kundusha, mubyise gukabya cyangwa se bikabyo. Reka duhera ngo ese kwanza ni imyifatire y'umukristo. Umukristo yarakuye gukabya? Duhera aho ngaho. Umukristo ndabivuga mu buryo bubiri. Kenshi uri umukristo nyakuri uhagaze neza, abenshi bakunda kuguha iyo nyito. Abenshi bakwita iyo nyito kuko umukristo ni umuntu iyo ari mu mahame runaka, cyane cyane y'ubutumwa bwacu, biragoye cyane kugira ngo abantu bakwemere nk'umuntu wizeye, bakwita umuntu wikabyo. Bashobora no kukwita nawe extremiste. Yewe na Branham bamwitaga benshi ko ari extremiste. Ndatanga urugero rutoya.
nkatwe mu kwizera kwacu, mu butumwa bwacu, dukurikije Bibiliya, dukurikije ijambo ry'umuhanuzi yatuzaniye Branham, ntabwo abagore bambara amapantaro. Ndetse Branham akajyana kure akavuga ko n'abana bacu twakwiye kubibatoza bakiri n'abatoya bakabikuriramo. Rimwe na rimwe rero umuntu aje nk'iwawe agasanga ufite ubwo buryo avuga ko urakabya cyane, ugasanga kugufata mu rwego rwa extremiste. No, ni nk'ubwo buryo nshobora kubivugamo. Yego, wavuze uburyo bubiri, ubwo n'ubwa mbere. Uburyo n'uburyo bwa mbere bwa extremisme. Ku giti cyanjye jewe numva ko ntari na extremiste, ahubwo ari amahame mfite y'ijambo ry'Imana, uhanze akabanyanyita extremiste. Noneho hari ubundi buryo noneho bwa kabiri bwa extremisme, noneho nyabwo ari gukabya mu bintu. Ugasanga nk'umuntu, ndafata urugero rworoshye cyane rw'ibintu Branham aba yaravuze. Ugasanga nk'ahantu hamwe Branham yaravuze ati inzira imwe ijya mu ijuru n'urupfu. Urugero, umuntu akakubwira ati agahagararaho, noneho niho tugiye mu nguni, akajya muri iyo nguni, wakakwemeza ko niyo nzira imwe nta yindi baho. Ikibabaza rero nuko ushobora no kumuzanira n'ibyanditswe umuhanuzi yavuze ukundi, ugasanga murashwanya, kweretse ko rwose utanizera kuko utagiye mu ruhande rwe. Urwo nayo n'indi extremisme navuze. Kandi mu by'ukuri ijambo umuntu urimo agomba kugira equilibre. Yego, urakoze Papa Faustin. Hari nk'urugero ngira ngo dukoreshe, ngira ngo nkubwire. Hari nk'ikintu wari uvuze, umuntu umwe agafata ibintu umuhanuzi yavuze akaguma aho ngaho, akanga no guhindura, akanga no kubyumva ubundi buryo. Wari uvuze urugero rwo gupfa na televiziyo. Branham avuga ko ari mbi, ariko hari n'ahandi avuga yuko biterwa n'ukuntu umuntu ayikoresha. Ariko ukabona bene data baravuze ngo ni mbi, nta kundi, nta kindi. Ukaba usanga umufrere rwose we afite uruhande rumwe, niba wamuzanira ibindi bintu ntabwo abyemera. Si ibyo bintu ni bibi, ni byiza? Wowe nka Papa Faustin, mu mboni yanyu munararibonye, mubikalifiya gute? Mbo ugenda ajya mu kubu Branham bivuga ati televiziyo, radio ni ibintu byiza, ariko biterwa nuko bikoreshwa. Uko bikoreshwa. Rero ngewe mbona tutakwiye kujya mu ruhande ngo televiziyo rwose ni mbi, n'undi nawe ushobora kuvuga ngo televiziyo ni nziza, ugasanga rimwe na rimwe aracurangamo n'indirimbo zitari zo, zitari z'Imana, ukabona rwose mu nzu iwe ari inzu y'igipagani. Ikibazo si ibyo bintu, ahubwo ni uburyo bikoreshwamo. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu muri message, hari n'ibindi bintu uba usanga abantu barabikabirije, ariko bitari binakeneye ko abantu babikabiriza. Urugero, ugasanga abantu bose batemera ibintu nkabo. Twize kuri icyo kiganiro kananabigarure, ugasanga tubita abantu bamaze kubadiaboliza muri message. Kimwe mu bintu bashinja bavuga ko bagira nuko diaboliza abandi bose, bakabita abapagani, bakababwira nabi, bakabatuka atora uwarezo. Ese ibyo bintu nyuma y'imyaka myinshi iyo myifatire yagaragaye, wenda mwe ntabwo bifite ariko n'abandi barayifite, byamariye iki? Byamaze iki kumva yuko ari wowe uri mukuru abandi bose bayobye? Ibyo bintu byamaze iki? Niye nyungu byazanye navuga ku bantu bizeye ibyo bintu? Urakoze cyane. Icyo kintu kukizana ni ikintu cy'ingirakamaro, kuko mu by'ukuri ubutumwa ni bwiza cyane, ariko iyo dukora amanalize cyangwa tukagira isesengura, bamwe na bamwe tujye tunababarira, kuko abantu burya ushiruka mu kiganiro twavuze byerekeye nivo y'abantu. Umuntu ashobora kuba afite nivo ntoya, ngufiya cyangwa ntoya, ugasanga uburyo bw'imyitwarire ye rimwe na rimwe burasitaza abantu. Iyo rero wabaye umukristo cyangwa se n'umukristo n'ibindi byose waba urimo, ugomba
kumenya yuko ufashe engagement yo kugerageza no kwihanganira abantu benshi mu buryo bushoboka. Mu magambo make nuko nagusubiza kuko hari ibindi ugomba kwihanganira kugira ngo ubane n'abantu kwihangana. Ariko ibyo bintu banza abakristo benshi byarabasobye batara ako kantu banza mu ma eglise bakavuga cyane ko abakristo abantu ba mbere donc baca imanza bavuga nabi bagera langage navuga zo gucisha bugufi abantu batabona ikintu kimwe nkabo. Ako kantu erega iyo umuntu yabaye mu Kristo dofisi ugiye guhangana n'imyuka y'amoko yose, ugiye guhangana n'imyuka y'uburyo bwose. Icyo gihe rero iyo amaze kwinjira mu Kristo ugomba kumenya ko ugomba guhangana n'abo bantu n'uburyo ugomba kubitwaraho mu buryo bwo kubacyaha, kubagira inama se. Ikibazo gihari kandi gikomera cyane nuko abo bantu iyo bahuye bombi ari aba extremiste none ibintu birazamba burundu. Bigusaba rero wowe kwibaza utese ahari jewe ntabwo ndi extremiste ko nawe kuri iyo position yawe ufite ari igihe ushobora guhura n'umuntu aho kugira ngo umufashe ahubwo byose mukabishwanyaguza ukajya ngo namwishe kurusha ukamwica. Rero iyo amubonye ko afite nivo iri hasi icyo gihe umugendera buhoro. Gukabya kubi cyangwa kwiza sinzi ko twabivuga gutyo kwaba gufite icyo kwamariye abantu nyuma y'imyaka yose. Papa Faustin amaze muri message sinzi nimba ukabya, sinzi nimba ari abantu uzi bakabya byarabamariye iki. Nigeze nintangira nkubwira yuko nanjye hari abanyita ko nkabya. Okay, wowe byakumariye iki? Ari abantu banyita ko nkabya kubera wenda position yanjye vis-a-vis n'ikintu. Yego. Icyo gihe rero abantu bashaka kuvuga baturiye mu ntarakabya. Arakabye. Iyo rero ari ijambo ry'Imana ngiye mpagazeho umuntu akavuga ko nkabya ntacyo bintwara kandi ngumya kumukunda. Yego. Icyo gihe nta ngaruka bingiraho. Aho ingaruka zigira ku bantu ari nazo noneho zitagira n'umumaro nuko umuntu aba ahagaze ku kintu nk'icyo ngicyo noneho kikamuzaniramo no kwangana kuko bibaye umwuka mubi. Yego. Jewe nigeze kwakira abantu twari dufite convention igihe kimwe hano i Kigali twari tukiriye amaha nakira abantu bizeraga ibyo ngibyo bya extremisme ivuga yuko umuntu gupfa ariyo enlèvement nta gindi enlèvement zabaho. Turabivugana barasakuza cyane. Ngerageza no kubwira pastor wabo namubwira ariko uyu abantu ntabwo bafite umwuka mwiza. Arangije arambwira ati ariko niko bimeze iyo umuntu afite igihagararo cye niko bigenda. Ariko nyuma yaho byaje kumukomerana aza kumpamagara ati iyo nza kumva inama yawe ntabwo mba nagize ikibazo n'aba bantu. Nari namugira inama mubwira ntaba bantu bagarure kuko barajya kure cyane bakavuga n'amagambo mabi ko baratukanaga bagasebanya. Ariko ndakubwira ko uyu munsi nta numwe muri bo gihagaze. Hawe? Bose babivuyemo kubera iki? Kubera yuko muri ibyo bikabyo akenshi haba hari umwuka mubi. Mu bikabyo harimo umwuka mubi. Extremisme ntabwo iri mu mwuka mwiza. Yego. Iyo ari extremisme d'office iswe extremisme nk'uko umuhanuzi ayita wabaye umwuka mubi. Bikabyo. Resite y'umwuka mubi rero kujyana ahantu habi. Yesheke. Ntabwo nta kiza cya extremisme muri makeya nakubwira nzi. Papa Faustin iyo umuntu abaye mu Kristo Bakorinto bakabiri yaranditse ngo ababaye icyaremwe gishya ibya kera biba bishize. Ari cyazo nkunda kubaza giye nkunda kuvugisha ukuri Imana ijye imfasha abantu bakanyumve nabi. Hari abantu dusigaye tubipfa ariko nakundi niko Imana yandemye. Iyo umuntu abaye mu Kristo ntabwo akiri umuntu. Ko wagira ngo iyo umuntu yabaye mu Kristo ntabwo tumwemerera gukosa nkaho ababaye ikindi kintu kitari umuntu. Papa Faustin umuntu abaye mu Kristo ntabwo akiri umuntu ushobora kugira intege nke, ushobora gukosa, ushobora guteshuka. Biba birangiye kwakira Kristo utuba imashini utuba umwe angana njya ngusobanurireho gato. Abantu bavuga gutyo baba babeshya. Kandi umuntu uvuga ko yabaye mu Kristo abatakiri umuntu ntatinda kugaragara ko abeshya. Ntatinda. Ukuri ni ukuri n'ikinyoma ni ikinyoma. Yego. Ikinyoma nigeze gusoma umuntu avuga ku cyerekeye ikinyoma. Avuga ko ikinyoma ngo kimeze nko gufata amavuta
ukayamena hejuru y'inyanja ntabwo yivanga n'amazi biranga aguma hejuru mu nyanja akagenda areremba hejuru y'amazi ari amavuta ntabwo ashobora kwivanga n'ikinyoma rero ikinyoma iyo umuntu akubwiye ngo jyewe sinkira umuntu ushatse wamwikiriza ntutongane nawe ukamutegereza mu gihe gito cyane kitari kirekire biza kugaragara kuri we ko yibeshye cyane iyo umuntu ari umukristo Branham arivuga mu gifaransa sije ozere umuntu wese wishyizemo niyo image cyangwa icyo gitekerezo ukakishyiramo muri wowe ko wowe utazakoza uzagaragara uva cyane abantu baguseke nibo benshi bava mu message turabazi abantu babikabyo bagiye baza bagakabya wajya kumuntu ukamubona wahura nawe ugahosanga yabaye umusinzi kubera iki kuko akabura no kureba no mu maso y'abantu ntabwo gukabya ari byiza ibyo ari byo byose umuntu aguma kuba umuntu 100% akagira amakosa yenda ntabwo ntandukiriye wenda ku cyo twavugaga n'ubundi niho turi ntabwo ntandukiriye arakantu nshaka kuvuga Branham nasomye kanejeje cyane akavuga ku bakozi b'Imana bose babayeho dorere kuri Aburahamu tuvuga kuri Mose n'abandi bose muri Bibiliya abo bantu bagiye bagaragaraho amakosa yego abo Branham aravuga ndetse na Bibiliya bivuga ngira ngo mu Bakorinto cyangwa mu Baroma ngo imbere y'Imana Aburahamu agaragara nk'utarigeze gukosa na rimwe kubera kwizera iyo wizeye ikintu kwizera biguha cya mbere nuko nta kintu cy'umwanda kikujyaho kuko iyo kikugiyeho umwanya wari wose ugikuraho ukihana wakihana Bibiliya avuga ngo kajya mu nyanja yo kwibagirwa iyo byibagiranye se fini imbere y'Imana twitege ko Faustin ashobora gukora ikosa tubyitege pardon twitege ko Papa Faustin umukozi w'Imana ashobora gukora ikosa nayakora ikibi Frère Branham aravuga aravuga ngo umukristo wese aragwa ye na Bibiliya avuga ngo sinzi niba uko mu murongo ariko urahari aho avuga ngo n'intungane bwidwira icumuye inshuro 7 yego ariko icyo umukristo arusha undi muntu nuko ibyo bintu atabirarana yacumuye abitunganya le plus tôt possible bikarara birangiye nicyo umukristo arusha abandi undi muntu usanzwe ariko amakosa yo araza iyo myanda imugeraho ariko akayihanagura akayikuraho tureke gukabya ari tundi tubazo tubiri mfite wenda sinzi niba ari station yateguye sinzi ko ari wateguye yihariye cyangwa nakomeza nayikomeza nta kibazo tolerance nicyo kibazo kiza kurangiza kwihanganirana tolerance kwihanganirana kuki bitugora nk'abakristo kwihanganira en general wena Papa Faustin arihangana en general tolerance ni ikintu kivuna abakristo cyane kuki mutekereza yuko tolerance ivuna abantu erega muri rusange twibagiza n'ikintu kimwe wenda ngiye kugaruraho kimwe cyuko n'umuhanuzi avuga yuko n'imico n'imibereho yose y'abantu itandukanye nari mu munsi umwe ndahantu abadventiste babwirizaga umuntu avuga ijambo niba ari ryo niba atari ryo simbizi sizaho yabikuye ariko wenda nabaza kutwumva bakumva ku kantu kuko ngiye karanshimishije yerekana ko no muntu mwaza Yesu zose buri muntu yari afite imico ye n'imibereho itandukanye atanga urugero ati Yohana abantu benshi yahoraga mu gatuza ka Yesu bakibwira ko yamukundaga cyane ati nyamara sibyo Yohana yari umuntu w'umunyaburakari cyane yahoraga amufashe ngo atarwana byamaye matière de réflexion ndavuga nti bishobora kuba ari byo ariko se ntabwo nabihaye umwanya munini ariko no iyo tugiye kurebana ba Petero afata inkota akajya gutema abantu nawe yari umunyamahane nubwo yari umukristo yamahane nawe yashize yarakomezaga niyo mpamvu umuntu w'umukristo twishyizemo twebwe nk'abakristo twamenya tuti umuntu nubwo ari umukristo
nubwo yavutse bwa kabiri aracyafite igice kinini cy'umuntu. Bizadufasha cyane ku buryo bwo kumufasha nk'umuntu no kudakabya juste no kudakabya kuko niba aramaze kubona ko umuntu atari umuntu ukabona ko umunsi azakosa uzahita umuvaho burundu kuko utigeze uteganya cyangwa witegura ko umuntu ari umuntu. Yego nta muntu umuhanuzi yarabeshye. Yego yarabeshye. Yego rwose. Ariko abo yagiye kujya kureba abereka ko yabeshye afite n'impungenge ko bamuvaho burundu ahubwo bamubwiye bati Branham najyaga nkwizera nkwiringira ngukunda ariko uyu munsi birengejeho. Nukuba iyo uramutse ukoze ikosa ukajya gusaba umuntu imbabazi kenshi gukeka ko we hazamo n'izindi za kamere z'abantu umuntu yumva ko we ari igitangaza. Aho ngaho rero ubutaragera ku musaraba iyo ubona we kuri igitangaza. Ariko iyo uzi kuri umuntu ushobora gukosa uba buri igihe cyose witeguye guhora ujya kureba Levi ujya kureba n'undi wese mwene data nagusitaje imbabare. Icyo gihe bituma ugenda neza kurushaho kwibona ko wowe wamaze kuminuza uri mu rwego rwo hejuru. Merci beaucoup. Mugambo Papa Faustin avuze ni meza cyane, nizere ko mwayumvishe kandi yuko yabafashije. Magambo makeya, gukabya ni bibi, tureke gukabya. Twumve yuko natwe ishyamba yajya ngo ishyamba si ryeru. Twumve ko natwe ejo icyo turimo turatuka abantu ishobora kutubaho, tugabanya amarere kandi Imana izadufasha. Papa Faustin nge nana utumuri generation imwe muri papa wanjye umujyanye inshuro nyinshi. Ariko hari ikintu kimwe abajene generation navuga itari yanyu babareprosha, nikamprofite kundi kumwe namwe turaza no kuhakura isomo. Tubareprosha yuko mwigiza nkana mwebwe igihe mwakuraga mubyiruka mwahuye n'amatentation mwahuye n'ibigeragezo n'ibigusha bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi amatentation ni menshi kurusha ibyanyu, ndashaka ibyo ngo urabyemera. Tentation wahuye nazo sizo abana bawe abari twebwe turimo turahura nabo. Ese kuki ibibazo bibiri, kuki cyambere mutatworohereza ngo mwemere yuko dushobora gukosa mukaducira urubanza mukatujija? Ni n'ikihe kintu wabwira abakiri bato, inama wabagira vis-a-vis y'amatentation barimo barahura nabo wowe utahuye nazo? Ngize amahirwe yo kuganira nawe kuko wowe deja wamaze kwinjira muri stade y'ababyeyi. Yego wamaze kwinjira mu babyeyi. Ubwo deja watangiye kurera gatoya mu myaka 2-3 uzaba utangiye kubona utuntu. Ibyo bitekerezo urimo kuvuga yuko twe tutabatorera uzabibona. Icyambere iyo umuntu ari umupapa, papa ntabwo ari sogokuru. Icyo ugomba kukimenya. Frère Branham akivugaho. Un papa n'est pas un grand-père. Iyo rero ari papa w'umuntu ikinakora buri gihe cyaha umwana. Ibyo nago byenda guhinduka. Ikibazo dufite muri generation yacu rero harimo conflit d'âge cyangwa ya generation niko nabivuga. Yego. Abana bacu bigize abayuwayi ntibashaka gucyahwa. Noneho akumva ko azi byose, akumva ko kuri byose. Ingero nta mwanya dufite, nari kuguha ingero ariko nta n'ubwo urugero rumwe. Mu rugero rumwe nacyo. Reka ngo urugero. Umwana mumvise w'amakuru atari meza. Yego. Ngiye kumureba. Namubwiye nti yewe mwana numvise ibi n'ibi. None ijambo ry'Imana rivuga ibi n'ibi. Umwana akambwira ati siko nge mbyumva. Siko byumva. None se ku ijambo rivuga gute na gutya ati no ntabwo ariko mbyumva. Icyo gihe muhe n'ikibazo. Ngiye nagiye ngiye guhana umwana kumwereka inzira mbi. Umwana nyeretse ko atari byo. Ubwo se wishyire mu mwanya wanjye ndagirane. Uravuga ngo ngenda none ndagenda kubakiza ko mutumva. Ko muhura n'amatentation menshi yabaye mwemera gukora amatentation tukabafasha yari kubafasha namwe. Ariko noneho nta nubwo mubyemera ko ari tentation. Kandi mwe mutarahuye nabo murimo muratubwira ibintu mutazi kuko mwebwe se mwahuye nabyo. Duhuye nabo none turabibonye ingero byo yose wivuga ngo twahuye nabyo ko natwe turabibona. Natwe iyo cyiza nuko iki gisego natwe tugisangiye. Uribagiza ko natwe tugisangiye. Namwe murahari. Yego. Niba ugiye kumbwira ngo mwe muri tante wenda n'abakobwa barangaha ariko se nabasaza ubona bangana nanjye nabo bari tante.
niba ari byo ushaka kumbwira ko mwebwe muri tante none se nabasaza bangana nanjye cyangwa abananduta bari muri mageragere bazira ko bakubaganye rurahari nabo nuko rero nukuba rero izo tentation mureba cyangwa n'ibindi bimubona mwiziti zanyu mwenyine ko turi muri generation imwe natwe tuhura nazo turazibona turazibona nabo babo muvuga ko babashuka ko bangana natwe baradushuka tungana gutya ahubwo noneho iyo ngiye kukureba noneho nkakwereka ko nibura tunafatanye nkwereke nuko ibintu byagenda ukanyereka ko n'umusaza urumva ikibazo dufite yego umusaza saravuga iki umva ko nawe ubwawe urabimbwiye uti generation yanyu nyamara okay turahuje wowe n'umusore duhuje generation turahuje realite ni zimwe turananira zimwe ni mwishaka kwikarita ngo mwebwe mufite ibyanyu murimo turimo natwe turimo ndani turimo turabisangiye byose uko bingana wenda amarere yo kubijyamo niyo turusana ariko ubundi twese tubirimo yego sibyo none se wenda abatwumva bambabarire kwenda kuri terme ngiye gukoresha bambabarire ariko se nta basaza usanga bareba porno nabo barahari ntabwo barahari cyane namubonye muri cafe muri cafe zireba zitaka cyber cafe zikibaho naramubonye umusaza ndamucyaha yagiye kwishyura amafaranga areba porno none se nazigira ngo porno zirebwa n'abazore gusa n'urugero gusa ngo harirwa hafi kugira ngo wumve ko tubisangiye wenda umuvuduko wo kubijyamo ushobora kuba utangana ariko kandi turabisanga realite ni zimwe ikibazo gihari nuko abajene badashaka gucyahwa badashaka kumva bafite uyuwaye kumva ko bazi byinshi badakeneye kumva cyane nicyo kibazo dufite mu inama wabagira ni bace bugufi bumve abana muri iki gihe urabona twese turasoma ubutumwa yego message kandi vraiment nabankuraje cyane abanyumva ndankuraje abasore gusoma ubutumwa cyane kuko ijambo ry'Imana ubutumwa kuko ni ijambo ry'Imana message kuko burya ni finini kenshi ntabwo zikunze kuboneka hasi ziboneka ntabwo ziboneka hasi cyane shaka winjire mu butumwa usome kuko ari nabyo bintu bibiri umwanuza tubwira gusoma no gusenga bituma umuntu akura none unuza niba usomye ukaba uri mu rwego ushobora kuba usoma ubikunda kandi ufite uwo mwanya kuko nidusubira kuri rya bindi za distraction nyinshi cyane ziri muri iyi myaka zitwara abasore cyane n'abasaza zitwara abantu bose abasore umusaza nkanjye akaba muri internet kuva mu gitondo kugera nimugoroba nta mwanya wo gusenga afite nta mwanya wo kuganira n'umuryango we nta mwanya wo gusoma nawe uko nigeze kubona akantu berekana ukuntu nimugoroba umwana ari mu nguni se ari mu nguni wese buri muntu wese ari kuri internet bivuga ngo icyo kintu turagisangiye ariko none icyo nsaba abasore bagerageze bashaka uburyo bashobora kumva niba njyewe Imana yanshyize ku mutima kujya kukureba nkaza kukureba mbonye ikintu nagufasha wumve konje kugufasha nk'umubyeyi yego sinsange uri umuyuwayi mu rwego rwo hejuru ngo ibyo ufite nibyo byawe mene magambo abasore bemere ko batazi byose nanjye sinzi byose ngewe uramutse uje kundeba nkareve kamwirite papa hari akantu nakubonyeho katari keza kandi mfite umurongo eske hari icyo twagapartaja nakwakira pe uzabikora igihe kimwe nukabona uzaza umudebe uzareba ukuntu uzakwakira nzishima kandi ngushima yaba ari iyo esprit abasore bubu bafite nkamwe muganira nabo no mubwiriza byinshi muzajye mubabwira bagerageza uburyo bwo kwicisha bugufi kuko ikibazo kiriho uyu munsi ni orgueil mu basore iratugwa nabi iratugora cyane yego iratugora abasore bigize intagondwa ntibashoboka yabaye bicishaga bugufi tukababwira rwose bakumva byabafasha. Merci beaucoup Papa Faustin. Malheureusement umwanzi w'abantu ni igihe na amasaha ku kiganiro cyiza tugiranye aho tubwiye byinshi kubyerekeye gukabya mais aussi na tolerance ndetse tunatugiriye n'inama generation abakiri bato bakikura ndetse n'abasaza nabo bagiriye flexibility yo kumva yuko badafite ukuri kose niba kugira inama ubyumve kandi uce bugufi wemere ko bashobora no kugukeba. Turimo turasoza
turimo turasoza ikiganiro cy'uyu munsi. Nzaguhamagara kenshi, nsanzwe nguhamagara kandi ndagushimira ko iteka nguhamagaye unyitaba. Nta kibazo zitaba. Turimo turasoza banaga akantu ka nyuma ngira ngo umbwireho mbere yuko ngurekura ngo ugende. Iyo ubonye uyu munsi aho message iri, ubutumwa bwiza buri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, commentaire ubigiraho ni yihe? Ikibazo cyanyu. Dufite ikibazo hanze ahangaha yo kureba ibintu byose muri negative. Icyo nacyo ni ikindi kibazo kiriho. Ubutumwa bwacu bumeze neza Levi. Bwagaze neza. Gute none? Abantu baratera imbere cyane mu kwizera. Yego. Abantu bakunda ubutumwa, bakunda kugirwa inama, nubwo haba harimo ibitagenda ariko ni bikeya par rapport y'ibigenda. Ikibazo dufite uyu munsi nuko duhora gusa mu bitagenda niturebe ibigenda. Ubutumwa muri rusange bumeze neza. Merci beaucoup. Reka dusoreze aho ngaho tubwiye ngo ubutumwa muri rusange bumeze neza. Murakoze kuba mwadukurikiye. Twakumwe na Papa Faustin. Asanzwe aza kutureba hano, asoje atubwiye ngo twe kujya twirira gusa ibintu mu buryo buri negative, ubutumwa buragenda. Reka adusengere mbere yuko dutandukana. Mwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimira cyane kuko udukunda. Amen. Nukuri turagushimira kuri uyu mwanya mwiza waduhaye wo kuganira ikiganiro cyerekeye extremisme cyangwa se buheza nguni, ari byo ngewe nise gukabya. Data, twavuze byinshi, hari abadukurikiye benshi. Reka ibyo twaganiye bibagirira umumaro. Amen. Kuko turamutse tuvuze gusa nk'abantu bakina théâtre, ntacyo byamarira abantu. Twe ntabwo ari théâtre twakinnye, twaganiraga ikiganiro gishobora kugira uwo cyafasha. Reka rero Mwami, mu mitima y'abizera, Data bujishyire mu inyota yuko nibura ijambo rimwe ryavuzwe rigire icyo ribamarira. Amen. Ribakura ahantu ribajyana ahandi. Amen. Natwe abaganiriye turagushimira cyane ko waduhaye umwanya mwiza. Kandi ubutaha nanone nubishaka ko tuzaganira, nanone tuzashima izina ryawe. Amen. Umugisha rero n'abana Data badufashije mu buryo bwo gufata amashusho, nabo bagirire neza. Kandi ndarangiza nsabira urubyiruko rwacu Mwami, kubw'imbaraga wabahaye n'ubushobozi bwo kuba bakiri bato, babukoreshe kugira ngo bamamaze ubutumwa, kugira ngo ijambo ry'Imana ryogere hose. Shimwa rero ratwa singizwa, kandi ugumye kubana natwe, umugisha Shalom TV n'abayikoraho bose. Mwene Data Levi, umwongerere Data buja ibyiyumviro byiza kugira ngo afashe umugeni wawe impande enye z'isi. Ubane natwe kandi tugire neza, tubisaba twizeye mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Mukomeze mwiyabone, mu subscribing, munaturarikire n'abandi baze dukomeze twumve byinshi kuri Shalom TV. Imana ibahe umugisha. Hari mwere Sokumbi Levi naho ubutaha. Shalom.